tuje imbere yawe. Imana werarisi ndo mupapa nkunda gusenga. Shimye Imana muri umunsi nifuje ko twaganira ijambo ry'Imana ku bantu b'inshuti z'Imana bakunda ijambo ry'Imana. Hari wishuti irutizi, hari wishuti inshuti nyashuti, hari wishuti irutizi, iyo shuti nayindi Yesu mwana w'Imana. Hari wishuti irutizi, hari wishuti inshuti nyashuti, hari wishuti irutizi, iyo shuti nayindi Yesu mwana w'Imana. Inshuti itadusiga mu byago no mu makuba, inshuti twitaho ku manywa na nijoro, inshuti twabonye imiryango idahari, iyo shuti nayindi Yesu mwana w'Imana. Hari wishuti irutizi, hari wishuti inshuti nyashuti, hari wishuti irutizi, iyo shuti nayindi Yesu mwana w'Imana. Imana ishimwe. Reka tuganira amagambo y'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 12, byakozwe n'intumwa ibice 12 ku murongo wa 6. Niho nifuze ko twaganira iki gice tukakiganiraho kuko kiri kumfasha. Yesu ni inshuti nziza. Haranditse ngo Herode araye ari bumusohore iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu ibiri. Abarinzi nabo bari ku rugi barinze inzu y'imbohe. Amen. Ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana. Ndashaka kuvuga kuri Herode, ndashaka kuvuga no ku mbaraga z'Imana, imbaraga zibohora, imbaraga zikiza. Nkuko nababwiye nitwarira Imana werarisi nkunda gusenga. Uyu Petero n'uyu Herode, ubundi Herode yusomye uhereye hejuru ngo yaraherutse kwica Yakobo. Abonye ko anezerewe, abonye ko bimunejeje, abonye ko bimushimishije, abonye ko bimuhaye umunezero, bimuhaye kwishima, ngagambira kwiyongeza. Agambira kwiyongeza, ngo arabigambira, arabitekereza, abigeraho afata Petero, aramufata, aramuhambira, amujyana mu nzu y'imbohe. Hari igihe umuntu aba mu bintu, dayimoni ikarwanya umuntu ikamubuza amahoro. Ndavuga Petero wa kiriya gihe, mvuge na Herode wa kiriya gihe, ariko ndavuga na Petero w'ubu ngubu, mvuge na Herode w'ubu ngubu, kuko buri muntu ku giti cye hari Herode umugendaho. Imana ishimwe. Buri muntu ku giti cye mu buzima bayeho
hari Herode ubasha kurwanya umuntu akamugendaho, ariko Imana ishimwe ko tujya ducika Herode. Imana nishimwe. Uyu Petero Herode amujyana, nta bindi byiringiro yari afite, nta n'urundi ruvugiro yari afite. Cyokora Bibiliya ivuze ngo iki? Abitorero bamaze kumenya amakuru ko Herode afashwe, bagiye mu cyumba, bajya kwa Mariya mu cyumba, batakira Imana, barasenga, bahamagara Imana, binginga Imana, bahamagara ituye ahera ngo barasenga. Nta numwe wagiye guhaha, Bibiliya ivuga ko nta wagiye guhaha, nta n'uwatashye, bagumye aho ngaho batakira Imana. Reka nkubwire nshuti y'Imana, wewe uzumva aya magambo, wowe uri kunkurikira, ndakumenyesha ko imbaraga zawe zarangiye, imbaraga z'imiryango zarangiye, imbaraga z'amafaranga zarangiye. Herode akumereye nabi, ujya wibuka gutakira Imana, Imana yo mu ijuru izakurengera. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Ngo abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana, bagira umwete wo gusenga, bagira umwete ngo bajya imbere y'Imana barasenga. Ababyeyi barasenga, abagabo barasenga, abakobwa barasenga, binginga Imana, baririra Imana, batakira Imana. Haleluya! Barasenga, begera Imana. Amasengesho dusenga ajya azamuka, akazamuka, akagenda, akagera imbere y'Imana. Yamara kugera imbere y'Imana, Imana igatekereza, yamara gutekereza igakora igitangaza abantu batashobora gukora. Imana nishimwe. Ntabwo Petero yatabawe n'izindi mbaraga, yatabawe n'abitorero, atabarwa n'imbuto nziza yari afite n'uburyo yari abanye n'Imana. Imana nishimwe. Ngo aramujyana, aragenda, amushyira mu nzu. Ntiyamutwaye wenyine, yamutwaranye n'abasirikare 16. Ntugire ngo amujyanye wenyine. Herode ntabwo aduhiga, araduhiga, akaduhigana n'ibindi, agashyiraho n'inzitizi, agashyiraho n'imigozi, akahambira. Ariko hejuru imbaraga za Herode hariho imbaraga z'Imana. Ngo aramufata, afata n'abasirikari abarinzi 16, arabajyana, 4 ku ruhande, hamufungiye mu cyumba, 2 ahangaha, abandi 2 ashyira ahangaha. Abasirikari 16 ngo bo kumurindira mu nzu y'imbo, ngo amurinde bamurinde atazatoroka. Nubwo hari ibintu bijya bituzenguruka, ibintu bikatugota, umuntu agashaka inzira ntayibone, ndakumenyesha ko mu ijuru hariho Imana ibasha gukingura imiryango, ikarema ishimwe, amateka y'umuntu agahinduka. Imana ni ishimwe. Ngo baricara, ntibajyaga guhaha abarinzi, ntibasohokaga. Petero nawe aricara aho ngaho muri gereza, abitoro nabo bari gusenga, bahamagara Imana. Ngo mu ijuru inama iraterana, Imana ituma marayika, ishaka mu bamarayika bazi kurwana, ishaka marayika, ibonamo marayika, ibona hari umumarayika ukomeye ngo uhagarara imbere y'Imana, marayika ukomeye ufite imbaraga uhagarara imbere y'Imana. Hari igihe duca mu bigeragezo bikomeye, hari igihe duca mu ntambara zikomeye, tugakenera ko Imana yohereza marayika akaza ku buzima bwacu, agacagagura imbaraga z'imigozi zikavaho, agacagagura ibituruhije, ibitubuje amahoro. Imana nishimwe. Ngo marayika uhagarara imbere y'Imana, Imana imuha misiyo yo kujya gusohora Petero muri iriya gereza, imuha misiyo yo kuza kwinjira, akinjira muri iriya gereza, kandi akayinjiramo atakomanze, akayinjiramo atasabye uburenganzira. Yayinjiyemo nta umukinguriye, yayinjiyemo nta n'umwe umenya amakuru. Bagiye kubona ngo babona gusa nimba yaraciye. Ngo aramanuka, Imana ishimwe, aramanuka, ahingukira muri cya cyumba aho Petero afungiye. Ngo umucyo waka mu nzu. Uyu mucyo usobanura iki? Uyu mucyo usobanura iki, nshuti z'Imana, nshuti z'umusaraba?
imana ituremera umucyo, y'imana igiye gutabara, hari igihe izana umucyo ku buzima bwacu, hari igihe izana umucyo iyo bitari byasohora, hari igihe izana umucyo ngo umucyo waka mu nzu. Njye naratekereze mbona uyu mucyo w'imana wari uje gusinziriza aba barinzi kugira ngo basinzire, marayika abona uko niko njye natekereje, niko mbyiyumviye, kuko hari igihe imbaraga ziturwanya hakagira ibintu imana isinziriza. N'ijambo ry'imana ryaravuze ngo imana igisinziriza ibintu guhera. Uyu mucyo ngo waka mu nzu, uraka aho abarinzi bari kumwe na Petero, ngo umucyo uraka, ngo umaze kwaka ngo Petero, ngo marayika amukoma mu mbavu, ngo aramukangura. Haleluya, imana nishimye, ngo aramukangura, ngo amaze kumukangura ngo Petero arahaguruka, ngo iminyururu iradohoka, ngo iminyururu iragwa. Imana nishimye, iminyururu iragwa. Reka mbabwire inshuti z'Imana, imana ishimwe ko hari ibiganiro tujya tugirana n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Abarozi ntibabibone, ntibanabimenye, n'abapfumu ntibabyumve. Ntiwibwire ko uyu marayika ataganiriye na Petero. Baraganiriye. Aranamubwira ngo ndi marayika uhagarara imbere y'Imana. Imana ikoherereze marayika mu kibazo ufite, haze marayika uhagarara imbere y'Imana ku buzima bwawe, asenye imigozi y'abadayimoni ku buzima bwawe. Aramwibwira ngo ndi marayika, nta nubwo ndi marayika usa, ndi marayika uhagarara imbere y'Imana ngutumweho. Amubaza ibintu byinshi, amubaza umwitero, amubaza inkweto. Imana ishimwe, amubaza inkweto, amukoma mu mbavu. Ibyo biganiro byose bagiranye, hari abarinzi bari bicaye aho ngaho hamwe na Petero. Ntabwo bigeze bamenya amakuru, ntabwo bigeze bumva izo nkuru. Iyo baza kuzumva, ntabwo Petero baravuye mu kibazo yari arimo cyagereza. Ariko Imana ishimwe ko nubwo duhura n'intambara, nubwo duhura n'ibigeragezo, nubwo duhura n'amakuba, hari amakuru turyamanye, hari ibintu Imana yatuvuzeho, hari ibintu Imana yavuze ku bakozi bayo, hari ibintu Imana yavuze ku banyamasengesho. Nawe nubwo uri kurira, ikintu Imana yakuvuzeho kirakomeye. Kandi ndakumenyesha ko igihe kigeze ngo Herode atsindwe ku buzima bwawe, amateka ahinduke. Imana nishimwe, igihe kirageze ngo Herode atsindwe, wagufashe bugwate. Hari iminyururu iguhambiriye, nubwo ugenda ariko hari iminyururu iguhambiriye. Nubwo uba mu buzima hari iminyururu iguhambiriye, nubwo ucuruza hari iminyururu iguhambiriye. Bajya amasengesho, ubu dufite amasezerano, ariko nubwo dufite amasezerano hari iminyururu tugendana. Wakwereka iminyururu y'ubukode ntiba yoroshye, wakwereka iminyururu y'ubugumba ntiba yoroshye, wakwereka iminyururu ya za karande tubamo ntabwo yoroshye. hari iminyururu tugendana, ariko Imana ishimwe kwigituma marayika iyi minyururu ikagwa mu izina rya Yesu. Nubwo Herode hari iminyururu yaguhambiriye, hariho n'imbaraga z'Imana zigomba guhindura amateka ku buzima bwawe. Iyi minyururu ikagwa. Iyo ugenda, umuntu aragenda akagina n'iminyururu, waba uri mu rugo wubatse urugo, hakaba hari iminyururu iguhambiriye, nugira agaciro, ntiwemerwe, waba ucuruza ibintu bigahomba. N'iyu munsi, n'iyi minsi turimo, hari iminyururu iduhambiriye, ariko hari imbaraga z'Imana zibasha gusenya agasuzuguro k'abadayimoni kakava ku buzima bwacu. Imana nishimwe, Imana nishimwe. Ndafashijwe, Imana nishimwe, Imana nishimwe. Hari iminyururu Imana igikura ku buzima bwacu ikavaho, ngo umunyururu uradohoka uragwa. Takisa n'Imana, umunyururu ngura, iminyururu iragwa. Imaze kugwa ngo amujye imbere, ntabwo yamugiye inyuma, marayika yamugiye imbere. Marayika azi bikwirukankaho, ntabwo yakubwira ngo ujye imbere, byaguhitana. Marayika azi bikuzengereje, marayika azi bigusuzuguye, ariko hari imbaraga za Imana, hari imbaraga zibohora. Ngo marayika amujye imbere, atera intambwe. Marayika atera intambwe, Petero atera iyindi. Marayika atera intambwe, Petero atera iyindi. Imana ishimwe.
ndabyibutse we sinshaka kuvuga ubuhamya ariko ndabyibutse ko hari umunsi umwe Imana yantabaye inkorera ubukwe byari bikomeye, inkorera ubukwe mfite amafaranga 500 ariko witeka ushimwe. Ndabyibutse hari igihe Imana izigahindura amateka. Nureba ubuzima uhagazemo hari marayika wagusora mu icyo kigeragezo ufite kikavaho. Ndabyibutse ko mbona fiance nari mfite amafaranga 500 Imana ishimwe 500 mafaranga 500 mugurira amata y'itanu, mugurira n'irindazi ry'ijahiri, rumva nawe rya senka nanjye nigurira ari ry'itanu, turanywa na senkane amafaranga ararangira, ndataha ndavuga n'Uwiteka no wavuze ko nzakora ubukwe, reka ndindende ibyo uzakora, ariko hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Narabukoze mbukora neza ni ahantu heza, naha muri etaje ngubwa neza. Haleluya! Iminyururu n'ubwo iguhambiriye hari imbaraga z'Imana zayikuraho. Nkora ubukwe bwiza, sishaka kuvuga ubuhamya, ariko hari imbaraga z'Imana zijya zidukura mu bibazo, tujyamanye ibibazo nta muntu wabituvanamo, inshuti zitabituvanamo, abavandimwe batakuvana mu bibazo. Hari Imana ituma marayika mu kibazo cyawe. Yesu yaje ku kibazo cyawe kiratuza. N'ibibazo byose abantu bafite hari imbaraga z'Imana zo kubiturisha bigaceceka. Imana nishimwe. Igihe cy'ubuhamya kizagera, ariko mise nibuka ko icyo gihe byarabaye. Ntabwo bamumereye ubuntu, oye narakoye nk'abandi, ndakwa amafaranga. Imana nishimwe. Amateka arahinduka. Ingorora ubukwe bwiza amateka arahinduka. Imu mukobwa wize imindura amateka, inyibagiza ibyombo, inkura w'igisuzuguriro. Imana nishimwe. Reka twikomereze. Ndakutangariza ngo ubuzima urimo, ubuzima uhagazemo, umusozi uhagazeho, ubwire Yesu Kristo yohereze marayika mu kigeragezo wicaranye. Hari imbaraga z'Imana zakuvana kuri uwo musozi uhagazeho. Nanjye nawuvuyeho. Imana nishimwe. Hari igihe umuntu areba akabona icyerekezo nta gihari, nta murongo uhari, nta byiringiro bihari, nk'uko Petero nta byiringiro yari afite, nta murongo n'umwe yari afite, nta munezero, byari byamucanze, yari yafunzwe n'umuvugo ufite amaboko akomeye, ariko ntiyari azi ko Imana iraza gutuma marayika. Imana ishimwe ko igidutungura mu kibazo twatakaje ibyiringiro, Imana igahindura amateka. Biriya niba ko hari ahantu Petero yasenze, nta hantu garagaza ko yasenze. Ntawe yashaka no kwicara mu iragereza agasenga karira Imana, bakamukubita agasenga, ariko yari yatakaje ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko hari igihe tuzengerera tukahura n'ibigeragezo, tugatakaza ibyiringiro, tugasiga dutungwa n'aya twasenze, n'imbuto twereye bene data, n'imbuto n'imirimo twakoze. Hari igihe ibigeragezo bikuzaho, kuvuga bikakunanira, gusenga bikakunanira, kuririmba bikakunanira, ugasigara utungwa nayo wasenze. Imana nishimwe. Imana nihabwa icyubahiro. Nshuti yanjye, urageragejwe, uhagaze mu buzima bukomeye. Reka nkubwire ikintu Imana yakoreye Petero ngo bafungure urugi rwa mbere. Nawe ubitekereze ubyumve. Abakomantere bamwe bajya bavuga ngo marayika yafunguye urugi rwa mbere, ngo amaze kurufungura ngo arahindukira afungirana babarinzi batamumenyera. Bafungirana babarinzi batamumenyera. Hari ibintu Yesu ajya afungirana byari byaraduhagurukiye, ngo afungura urwa kabiri, naho hari abandi. Nabwo arahindukira arongera arafungirana. Imana ifungirana ibintu bikujengereze ku buzima bwawe. Noneho mva igitangaza, iyo Yesu yaje gutabara, Imana yatumye marayika, n'ibintu bitumva birumva, n'ibitareba birareba, ibintu byose birumva. Urugi Herode yari yizeye rukomeye rw'ibyuma, rufungishije ibyuma, rukaze, rwarabikinguriye.
reka ngutangarize mushiki wanjye, ndumva umwuka w'Imana mbwira, umva mwene data, nshuti y'umusaraba, wamenye Yesu Kristo nawe utaramumenya, reka nkwibutse ko hari Imana yacingura ibintu byakizwe ku buzima bwawe. Ndakwibutse ko hari Imana ishobora byose. Imana nishimwe. Ngurugi rukibona Petero, rukibona marayika, ngo rurabikingurira. Rurabikingurira. Ururugi koko, ururugi munyumvire, ururugi mu mateka, urugi umungu cyo kora iterambere ryaraje, inzugi zijya zikingwa, ariko burya nazo ziba zifite abazikoresha. Ngo ruriya rugi nta muntu warukoresheje, nta telekomande bakanze, niko Imana igiye kuza mu bibazo byakuzengereje, ibibazo zora byashize imbere yawe, niko Imana igiye kuza ikingu ibintu byakwikingiraniye, hari Imana yakingura. Imana nishimwe. Ngo urugi rurakinguka rwegerayo. Rekosi niba ibintu bikuri imbere n'ibyegereyo, bibona ko hari Imana ije, bibona ko hari imbaraga z'Imana zije, bibona ko hari imbaraga z'Imana zibohora, bibona ko hari imbaraga z'Imana zizura. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo urugi rurikingura, rurikingura. Imana nikingura urugi, ngo rurikingura. Rubona nafanduje w'ijuru, rubona ni Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Rubona nubwo hari umwami warufungiye wasizeho n'abarinzi, rubona hari uwo rugomba kubaha. Rumera amatwi, rumera amaso, rubona marayika, rubona Petero, rwegeraya rurikingura. Uba uryamye, aho wicaye, aho wagumye mu rugo, aho uri, hari urugi uri kureba ukavanga urunguru urwo ruzamitana. Ariko ndagutangariza ko niwegera Imana, urwo rugi ruzavaho mu izina rya Yesu. Aho wirirwa ubuzima ubayemo, hari ibintu ureba ukavuga ngo bino bintu byo bizamitana, ibi ngibi byo ntabwo bizashoboka. Hari igihe unareba n'imyaka ugezemo ukavuga iyi myaka umva ntabwo nyubatse. Hari n'igihe ureba imyaka ufite wa musoro ukavuga ngo sinyikoze ubukwe. Urwo rugi hari imbaraga z'Imana zirwegezayo, wowe ntiwarushobora, ariko usaba Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, ururiya rugi ruzakuva imbere. Uzi urugi rw'amadeni, uzi urugi rwa cyamunara, iyo bamanitse igipapuro umuntu arimo avuga ngo kuwa kane bazateza cyamunara, ubu wari urwo rugi rutavaho. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Urwo rugi rujya ruvaho. Umva guhanura n'Umwuka w'Imana mbwira, urwo rugi rukuri imbere hari imbaraga z'Imana zaruvanaho. Lepa endesi, urwo rugi dewaya sini mandana, urwo rugi rw'amadene, urwo rugi shitani yashize imbere yawe, urwo rugi rw'imyaka 40, urwo rugi rw'imyaka 35, urwo rugi rw'imyaka 5 maze n'akazi, urwo rugi umaze igihe ufite, urwo rugi rw'ubugumba rukuri imbere, ureba ukabona abaganga barananiwe, urwo rugi rukuri imbere rwabaye umusozi. Hari imbaraga z'Imana zigomba kurwegezayo. Amaboko ya bene wanyu yarananiwe, ariko hari imbaraga z'Imana zakuraho urwo rugi rukakuva imbere, amateka agahinduka. Ikizima ni uko ugomba kuba wubaha Imana. Mwibutse ikintu cyatumye Imana itabara Petero, nyikwibutse utazagisiga mu nzira, ni ukubaha Imana. Yari afite amateka yo kubaha Imana. Hari ibyo yari yaravuyemo, hari ibyaha yari yararetse, yari yaravuye mu businzi, ava mu busambanyi, ava mu byaha, aba inshuti y'Imana. Impamvu ab'itorero bahuriye kwa Mariya bagatera ni amateka bari baziho Petero. Ese mwene data, nubwo wirirwa ubwira ngo Imana igutabara, ni ayahe mateka ufite? Niki ni ubuhe buhamya abantu bakubonaho? Ijuru rirakureba gute? Ntabwo Imana ipfa kuza ngo igusubize gusa, hari ibintu ugomba kubanza kwiyambura ku buzima bwawe.
abantu nubwo bari mu nsengero, ingingo ya mbere umuntu akwiye gushaka ni ingingo yitwa gukiranuka. Wamara gukiranuka, Imana izagukuraho byose atakuvanaho. Numara gukiranuka, Imana izagukuraho za karande. Ariko abantu muri kino gihe bashaka ngo Imana ibatabare batakijijwe. Va mu byaha, Yesu azakuraho urugi ruri imbere yawe. Imana nishimwe. Ntabwo Petero yapfuye gutabarwa gusa, hari imbuto yari afite z'umwuka, hari imbuto yari afite zo gukiranuka. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Reka dusoze, reka ningire ku musozo wo gusoza. Ariko marayika yaramusohokanye, urugi rwava imbere ruragenda, rwegerayo baragenda, ngo marayika amusigaho gatoya. Ngo Petero agaruye ubwenge, amera nk'uri kurota. Habwa ntibishoboka. Ubu Umwami Imana yatumye marayika ankiza amaboko ya Herode, ngo amera nk'umuntu wari uri mu nzozi. Hari ibintu Imana igikorera umuntu akamera nk'uri kurota. Njye ndi umugabo wo kubihamya. Hari ibintu Imana yagukorera ukamera nk'aho uri kurota. Hari igihe Imana igukura mu gisuzuguriro ukavuga ngo ntabwo bishoboka, sinjivuyemo. Ariko buryo wabakivuyemo. Imana nishimwe. Haleluya. Hari ibintu Imana igukora. Hari umunsi Imana yamaye akazi numva meze nk'uri kurota. Hari ibintu Imana izagukorera umere nk'aho uri kurota. Ngo Petero ntiyabyemeye. Koko mbashije kuva kwa Herode muri gereza, ngo agarura ubwenge asanga nibyo, ngo aragenda. Ntiyatashe. Oya, yaragiye ashikira kwa Mariya aho bari gusengera, aho bicaye bari gusenga, asanga bari gusenga. Reka mvuga akantu gatosoze. Imana ishimwe. Mu cyumba kwa Mariya bari gusengera bitorero, barakomeje barasenga. Petero aragenda arahagera, ngo arakomanga. Hari umuzabita Herode yabaga aho ngaho, ariko ngo yakundaga Petero bitabaho. Yaramukundaga bikomeye. Ngo ubwuzu buraza, ngo amubonye kumukingura biramunanira, ngo arirukanka ajya kubwira Petero ngo nimuceceke, Petero yaje. Imana ishimwe. Aravuga ngo nimuceceke, Petero yaje. Ngo baravuga ngo ntabwo ari we. Arababwira Petero ngo arakomanga. Ibibazo ufite Imana izabikuvanamo. Ngo Petero arushaho komanga. Arabaramubwira ngo mutuze murekereho gusenga. Wapi? Ngo baramubwira babwira Herode ngo ntabwo ari uje, ahubwo ni marayika we uje. Ntabwo Petero we yaza ari muzima. Ni marayika. Bivuze ngo Herode yamwishe, niho bari bageze bizera. Amaze gupfa ajya mu ijuru, haje marayika we. Hari igihe dusenga, ariko ibyo dusenga ntitubyizere, kandi Imana yashyizeho akavi yamaze kubyemeza. Ariko Imana ishimwe. Imana nihaye icyubahiro. Imana niguhaye icyubahiro. Hari igihe umuntu abana n'Imana akagira ngo Imana yumvishe, kandi Imana yumvishije. Ngo muri ako kanya baramubwira ngo ntabwo ari we, ni marayika we uje. Dushingiye ubukana bwa Herode, dushingiye uburyo yahitanye Yakobo, dushingiye ubugome afite, dushingiye uburyo agamije kugira n'aho mu itorero, rwose ntabwo yaba ari Petero uje. Ngo mu kanya abona Petero arinjiye, aravuga ngo nimuceceke mutuze. Reka dusenge. Ibintu byose bikuri imbere, ndagira ngo ubwire Imana ngo Uwiteka nkiza agasuzuguro ka Herode. Ibintu bikuri imbere, ibintu bikujengereje, ibintu bituma udasinzira. Hari imbaraga z'Imana zakuvana kuri uwo musozi uriho. Hari imbaraga z'Imana zakuvana muri ubwo butayu uriho. Hari imbaraga z'Imana zakuvana mu gisuzuguro uhagazeho. Kumenyeshe ko ntabwo Shitani agatsinda. Kumenyeshe ko na Herode ntiyatsinze, ntiyanabayeho. Amateka ya Herode nushoma icyo gice cyose ukagisoma, byarangiye Herode Imana imukumbanyije aguye inyo. Iyo uhiga abantu b'Imana nta mahoro ugira. Ndakwifuriza
byarangiye Herode Imana imukumbanyije agwinyo. Bivuze iki? Imbaraga zikurwanya nta bubasha zifite. Ibibazo wicaranye nta mbaraga bifite. Ibigaragaza uhetse nta mbaraga bifite. Uburwayi ufite muri kano kanya ntabwo bufite imbaraga. Hejuru y'ubwo burwayi, hejuru y'ayo makuba, hejuru y'aka gahinda, ndakwibutsa ko hari Imana yakuvana muri iyo gereza wicayemo. Iyo gereza y'ubugumba hari Imana yagutse agasuzuguro ka Herode. Reka dusenge. Mwene data urimo wumvira ijambo, mwene data ukurikiranye iri jambo, mwene data mushiki wanjye, mubyeyi wanjye, iyo ibintu byananiye umwana w'umuntu wiyambaza Imana yacu. Imana data n'umwana umwuka wera nibo babasha gukiza agasuzuguro ka Herode. Ndajya nkubwire ngo aho uhagaze, aho uri, ahantu uhagaze wumvira ijambo, ndagira ngo nkubwire aka kanya upfuka mubwira Imana ngo Uwiteka umbabarire ibyaha byanjye. Numara kumbabarira ibyaha byanjye, numara kumbabarira uruhura umutima wanjye, kuko ntabwo Imana yakurengera uri mu byaha. Iyo uri mu byaha, umuntu ari mu byaha, Bibiliya ivuga bari intumbi. Iyo umuntu akijijwe arazuka akaba muzima. Numara kuzuka, uzukanye na Kristo, ubwira Imana ngo Mana ukimara kumbabarira numvishije ingingo yandengera, nanjye ndakwinginze nkiza agasuzuguro ka Herode. Herode mu izina rya Yesu Kristo ndakwifuriza ko wamucika, ukamucika n'urugo rwawe n'ubuzima bwawe. Herode wakumvira ijambo aho uri, ndakumenyesha ko hari imbaraga z'Imana zagukiza amaboko ya Herode. Reka dusenge Imana. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga n'ubutwari, uri Imana ishobora byose, uri Imana ikuraho igisuzuguriro, uri Imana imara umubabaro, uri Imana imara agahinda, uri Imana yabasha kudukiza amaboko ya Herode. Muri bino bihe bikomeye, muri bino bihe biruhije, muri bino bihe abantu bigunze, muri bino bihe abantu bari mu ntege nkeya, muri bino bihe abantu bari mu mazu, hari imbaraga zawe zabasha gushyira buri muntu wese agasuzuguro ka Herode. Muri bino bihe bikomeye turasenze ngo buri muntu wese umukiza agasuzuguro ka Herode, kandi buri muntu wese umva amagambo umuhura umutima, kandi utari wakizwa umwe kwakira Yesu nk'umukiza. Urakoze Uwiteka kuri Imana yose. Yesu ndagushimira.